Nunguye nuko Jihad muri FC Cravenbus ni umukinnyi washoboraga kuba yakinaga iminota iri 70 kuzamura buri match yari titulaire yabaga muri first 11 za equipe yaba yamurekuye. Ibi ni ibintu navyo tugomba kwibazaho kinyi bacu b'abanyarwanda rwose iki kibazo ugasanga umuntu ni titulaire ahantu aho kuma equipe yamurekuye se niki kiba cyabiteye. Icyo twabwira rero abafana badukurikiye ku ikipe ya Etincelle ni ikipe yasinyishije abakinnyi batatu harimo abagande babiri umugande ukina ku 9 n'undi ukina inyuma yo mwataka ku 10 akabamo na Kakule Mugeni Fabrice ukina ku 8 azina wawe basinyishije kuri iyo myanya hiyongeraho n'umutoza Seninga Innocent wasinye igihe kingana n'amezi 6. Rero tukwira tubivireho rimwe mu ikipe ya Etincelle akoze imyitozo kwa kabiri yari imyitozo myiza ariko hari ikintu kimwe cyiza natangiye kubonamo Etincelle hajemo akantu ka organisation kuko niba umutoza ataraza ni equipe yashoboraga kuba yagira programme y'imyitozo ya 2 ugasanga umukinnyi umwe yicaye hariya undi yicaye hariya undi yicaye imyitozo itangiye 2 n'igice 3 ukabona ntago biri kuri gahunda nyine nta mu boss bari bafite yabonetse umutoza rero yaje ibintu biri kuri gahunda ari gukoresha imyitozo igihe kiri hagati y'amasaha 2 n'amasaha 3 bagomba kumenya ko good evening Kivu Sport Updates iragarutse uyu munsi turi kwa gatanu it's a weekend time tugiye kuganira utuntu turi soft makuru ahari kuri match wenda zizaba nandi makuru wenda Kakule yaduteguriye ku ruhande. Kakule, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meze bien? Meze neza ndashima Imana. Hani meze fresh tuje gukora n'ubundi tuvuye mu juma. Ndikeka ko nari ko byagenze nyine ko ku juma n'ubundi tutagomba kubanza kujya gusana izo gahunda ziza mbere ibindi byose harimo n'izi gahunda z'ibigano tukazikora nyuma yaho. Bimeze bite? Ni sawa na amahoro. Nimvuye gusara ijuma nari ntambutse kuri stade mbona bari gukina match z'Imirenge Kagame Cup. Size bimeze bite? Bari bamaze gukina iminota nka 20 bikira ubusa ku busa hagati y'umurenge wa Gisenyi n'umurenge wa Rubavu. Bari baziranye cyane. Basanzwe bahura mu buzima busanzwe barahura cyane ubona barahura. Ariko kumvaga bimeze bari mu itsinda y'amakipe ane umurenge wa Rubavu, umurenge wa Gisenyi, umurenge wa Rugerero n'uwa Nyamyumba. Umurenge wa Gisenyi akaba ariwo wa mbere kandi iryo tsinda rizavamo ikipe imwe. Hazazamo ikipe imwe? Kandi yari match ya nyuma umurenge wa Gisenyi usabwa kunganya, uwa Rubavu gasabwa gutsinda. Nizo zikurikiranye. Ni match nziza iyo umuntu abimenya wenda nuko bazishyize ku masaha yegeranye. Zabaye kare bitewe yuko stade urabizi bifite ibintu byinshi. Yego. Kuko match yabere muri stade nini. Uravona haravamo hari imyitozo ya Marine. Amakipe azakina. Polisi ishobora gukora décrochage ifite match. Niyo mpamvu bazishyize mbere. Ariko numva ko yari match kabisa ifite match nziza bazanye abanyeshuri bari kureba. Donc harimo n'ingoma harimo na fanatisme wache kuramamaga yumva urusaku rwinshi cyane ntarwumvisha ahubwo ndase ni match ni bigira mpamvu dutangiye nkubaza amaze ari bimeze bite ku muganda yandi makuru muri sport se niki kigezweho hari kuvuga iki kuri wa gatanu rero turabanyuriramo ko championnat izakomeza ku munsi wa 16 Rwanda Premier League hari umukino wabaye ejo wahuje Vision na Gorilla turagarukaho turebe n'indi mikino izaba ku munsi w'ejo no ku munsi wo ku cyumweru. No tunarebe muri transfer nkeya z'abakinyi b'abanyarwanda turi gukomeza twibaza bagenda bahindura amakipe tukibaza impamvu tuganireho gato no ku ikipe yacu yanga mu karere ka Rubavu umutoza yaje kugaragara ku myitozo Seninga Innocent watangiye imyitozo ku munsi wo kwa kabiri ubwo yatangiye gukoresha imyitozo ariko turaganira kuri bimwe nagiye mbona nanjye nayitabiriye ku wa kabiri ku wa gatatu nejo kuwa kane n'uyu munsi nabashije kuyireba hari cyabashije guhinduka nibyo dushaka kuganiraho bimwe na bimwe n'ibintu byavuzwe hagati habaye inama Seninga akoresheje inama yaba batoza junior yaba staff technique yiwe yaba n'abayobozi ba Etincelle hari ibyo yasabwe hari ibyo yabasabye kugira ngo equipe ibashe kugira ku murongo umwe igume mu cyiciro cya mbere nagera mu myanya myiza kuko iracyafite amahirwe yo kuba yagira mu myanya myiza nkuko kwa mbere ndakeka twarabibonye ko ntaga ama equipe arutanwa cyane turahera he reka duhereye kuri Rwanda Premier League ibindi byo turabinyuramo nyuma. Ejo ku munsi w'ejo kwa kane habaye umukino wahuje ikipe ya Vision FC yari yaki ikipe ya Gorilla. Yego match yabaye ku isaha 9 ibera kuri Kigali Pere niyo match ibimburi izindi match kuri journée ya 16 mbese no mukino wa mbere phase retour.
ikipe ya Vision yaguze abakinnyi bagera kuri 7 muri phase retour. Yego twabagarutseho kuwa mbere ni ikipe ya Vision ejo yatangiye kubona ko iri kwikamata, yatsinze igitego hakiri kare cya Kwizera Pierrot. Uramuzi Kwizera Pierrot? Yego ndamwibuka maestro muri za Rayon Sport aryana mu myaka. Igice cya mbere kirangira kimwe ku busa cya Vision, turavuga ati ya Vision menya umusaruro, ariko mu gice cya kabiri Gorilla yaje kubahindukirana ibatsinda ibitego 2 by'umwana muto bita Rutonesha Hesbon ukina hagati, uratsinze igitego cya Kufrat n'igitego cya penalty. Utsinze ibitego byiza cyane, birangira ikipe ya Gorilla yegukanye amanota 3. Ndabona Vision rero ku bantu bakurikiranye umukino, nagerageje kubaza abantu bari kuri stade ya Kigali Pere, bambwiye ati Vision rwose n'ubundi iracyari umukandida. Ntacyahindutse ni icupa kubivuga, ariko inzoga iracyari yahinze, ni icupa ryahindutse gusa na inzoga iracyari yahindi. Ikipe ya Vision ibiratakaje. Iyo niyo match rero yabaye ku munsi w'ejo. Izindi match zizaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, aho hari imikino igera kuri 4. Ikipe ya AS do Kigali izakira Bugesera kuri Kigali Pere ku isaha y'isa 9. Iyi match rero ibona ute? AS Kigali kuko Gorilla ibikimara gutsinda yahise ya gatatu, AS Kigali biya 4. Gorilla yigarurira umwanya, aho tutarava no kuri Gorilla umutoza Kirasare yaje gutangaza yuko we ikipe imeze neza, ntabwo yifuza igikombe ariko yifuza kugaragara mu myanya ine ya mbere, kandi ngo nukubikorera ntabwo ari ibintu byo gupfa kuvuga gusa, bagomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Ikipe ya Gorilla ifatanyije n'ubuyobozi bwayo ngo yemereye abayobozi bayo ko agomba kubafasha ku buryo Gorilla izarangiriza mu myanya ine ya mbere. Yego. AS Kigali rero izakira ikipe ya Bugesera ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Ira match nge ndumva amahirwe menshi nko ku kigero cya 65% na heza AS Kigali nk'ikipe izabiri mu rugo, ikipe nkuru, ikipe n'ubundi yari mu myanya myiza itari habi cyane, yongeyemo abakinnyi bakuru nka Haruna Niyonzima. Nkeka ko amanota ku kigero cya 65% atatu nayahereza AS Kigali. Simbaramo kunganya ngewe. Hari umukino uzabera mu karere ka Huye, uzahuza Mukura Victory Sport izahura na Muhazi United. Izi ni ikipe aya n'amanota 3 ya Mukura bro. Ya Mukura. Urabihamya Muhazi cyane cyane nayo nuko ikunze kwikamata ku makipe makuru, tugahita tugira ngo ifite gahunda. Ikintu turakomeza kwibukiranya, turibukiranya yuko ku ikipe ya Bugesera iri mu myanya y'inyuma. Yego. Amanota 16. Kuko Marine itsinze na Etincelle gatsinda, Bugesera yakwisanga hari inyuma. Na Muhazi itsinze yanganya na Bugesera 16 nayo ikisanga hari inyuma. Kuko mva ko ni match ikomeye. Na Muhazi nayo nishaka gutakaza. Kwiramutse itakaje Kiyovu Sport ikikamata kuri Rayon Sport byaba ibindi byo turaza kubigarukaho. Muhazi iramutse ibashije gukura amanota 3 kwa Mukura, urumva byaha motivation ikomeye cyane, bigakomeza no kuzana ishyaka ryinshi muri amakipe ari mu myanya ya nyuma. Ariko simbana rwose Mukura itakaza, simbibona bro. Simbibona kabisa. Hari umukino uzahuza ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Police Football Club. Bino mukino tuzakurikirana ku munsi w'ejo. Ni umukino utoroshye. Hangaha ngewe nshatse nahagarara kuri Rutsiro. Impamvu uyu mukino akaba ari match ishobora kugaragaramo kwinjizanya. Impamvu uyu mukino nge nakubwira yuko utoroshye. Impamvu ya mbere ngiye mfite Police irakomeye ariko na Rutsiro irakomeye. Impamvu ya mbere mfite kandi impamvu ifatika mfite nuko ikipe ya Police na Rutsiro ni ikipe ureba zitarutanwa amanota menshi. Yego. Uri kureba neza ku rutonde rwa champion. Iyi match ya Rutsiro ishobora gutsinda igahita igera mu myanya ine ya mbere cyane. Kandi match ishobora gutsindwa nayo igahita iva muri enye za mbere. Twarabonye ko kuva ku ikipe ya mbere kugeza ku ya nyuma bijyanye n'amagrade barimo ntago zirutanwa amanota ari hejuru ya 5. Rero ni ibintu byo kuvuga ko ni umukino ukomeye, ariko ndakeka ko mashami ku munsi w'ejo nagari ikipe igiye kudefanda, Rutsiro nagari ikipe igiye kudefanda, nkeka ko bazafungura bagakina, ariko Rutsiro ikipe izabiri mu rugo imaze kwigarurira abafana ku mutozo umenyereye shampiyona. Ngewe ndabona ko iyi match nayo iri open cyane, gusa twayigira nka 50-50. Nge iyi match rero nkubwije ukuri, resultat z'iyi match iyi match bazanganya ni draw. Nanjye mpamvu ngewe nkubwiye ko ari 50-50, ariko hazabonekamo ibitego kuko ntago ari equipe zidefanda kandi ni equipe zikina zifite n'abataka babasha kureba mu zamu. Ibitego bishobora kuboneka, ariko ndabonamo draw cyangwa win ya Rutsiro. Rutsiro ngefite double chance gutsinda cyangwa ikanganya. Urumva niba ubonamo draw nge nkabonamo 50-50 ko amakipe yose ashobora kwinjizanya. Nibyo nyine ntago simpamya ko bizajya kuri aho ngaho. Rero ku munsi w'ejo isaha 12 Kiyovu Sport zaba yakiye APR Football Club.
amanota 3 ya APR. Mutatu ya APR. Kiyovu ne hahandi tu Kiyovu bijyanye na biriya bihano bijyanye n'abayobozi bawumva no kujya tuvuga resulta gusa za match itaranaba. Kiyovu yo biragoye cyane. Urabona Kiyovu yahagarika APR muri retour bro. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe y'Amagaju izakira ikipe ya Etincelle mu karere ka Huye mu match zabere. Amagaju ni ikipe ikomeye ariko urebye nyine ariko muri imyaka yose ibiri ishize Amagaju ari gushobora Etincelle. Byo nangiye kuvuga Amagaju ni ikipe ikomeye mu myaka ibiri ishize Amagaju abasha gutsinda Etincelle. Amagaju yazamutse muri sezon kagira akantu keza ko iyo yasohotse ikipe igerageza kwitwara neza sibyo turebeye no ku mikino yagiye ikina muri Fazal. No mu mikino yatsinzwe wasanga rwose itatsinzwe irushwa so n'ubundi still Etincelle turayifuriza intsinzi ariko imatch ishobora kuzabagora kwikura imbere y'Amagaju. Icyo twabwira rero abafana badukurikiye ku ikipe ya Etincelle ni ikipe yasinyishije abakinnyi batatu harimo abagande babiri umugande ukina ku 9 n'undi ukina inyuma y'umwataka ku 10 akabamo na Kakule Mugene Fabrice ukina ku 8 azina wawe basinyishije kuri iyo myanya hiyongeraho n'umutoza Seninga Innocent wasinye igihe kingana n'amezi 6. Rero tukwira tubivireho rimwe mu ikipe ya Etincelle akoze imyitozo kwa kabiri yari imyitozo myiza ariko hari ikintu kimwe cyiza natangiye kubonamo Etincelle hajemo akantu ka organisation kuko niba umutoza ataraza ni equipe yashoboraga kuba yagira programme y'imyitozo ya 2 ugasanga umukinnyi umwe yicaye hariya undi yicaye hariya undi yicaye imyitozo itangiye 2 n'igice 3 ukabona ntabwo biri kuri gahunda nyine nta mu boss bari bafite yabonetse umutoza rero yaraje ibintu biri kuri gahunda ari gukoresha imyitozo igihe kiri hagati y'amasaha 2 n'amasaha 3 bagomba kumenyana ko Seninga n'umutoza kandi ari gukoresha imyitozo myiza kabisa imyitozo iteguwe ntabwo ari ya myitozo umuntu yatekereje n'umuntu utegura imyitozo ku kibuga bafite fiche d'entraînement ibintu byakoresha ni ibintu urukona ko ibintu yize kandi asobanukiwe kandi no makuru mfite yaricaranye na komite n'abakinnyi ijambo yababwiye ni rimwe yarababwiye ati tugiye gukorana mu gihe cy'amezi 6 ariko ndifuza ko buri muntu wese yakora akazi ke ashinzwe muri equipe niba uri kit manager akazi kawe reba ibikoresho bya equipe twacane makazi twacane makazi niba uri kit manager kora kit manager bwawe umutoza wa kabiri akazi ke ni umutoza mbere ugomba kumuha akazi agomba gukora yego directeur technique afite akazi ke umutoza abazamu afite akazi ke team manager afite akazi ke ni byiza cyane umutoza nawe wa mbere akababwira ati ngiye icyo namwansabye nicyo ngomba kubaha nanjye sinshaka ko munyivangira mu kazi urabona ko abakinnyi urukundo rwaje urabona abakinnyi barishimye discipline yaje icyo kintu nicyo kintu cyaburaga muri Etincelle nta kindi umutoza bamurekera akazi ke apange equipe ye neza resultat ndayizeye kizaboneka bitewe n'ibyo n'iminsi 3 maze mbona imyitozo Etincelle ikora yego ukubona ko ibintu biri kujya mu buryo bya bintu twifuje akajagari kari kugenda gacika iki yasabye abatoza rero batoza amajunior yabasabye yuko bagerageza kuko buriya umutoza wa equipe nkuru afite inshingano no kuri junior cyane kuko mu kintu cy'abamufasha yabasabye guhereza abana imyitozo iri karite kandi kwita ku bana kandi bakagabanya n'ikintu cyo gushira pressure ku mwana kuko bijya bigaragara ndeba match y'amajunior ndayakurikirana usanga junior zacu zifite impano ariko ugasanga ni junior ziri gukina ugasanga zirimo zirakina nta kipe yatera passe 3 bana donc narebye match ya junior ya Marine n'ikipe ya Musanze umupira wabo nk'abana nyine ngo bagaragaze talent zabo yarabavuye ati junior icyo zisabwa gukina umupira ntago zisabwa resultat yaba muri under 17 yaba muri under 20 narebye match ya junior ya Marine na junior ya Musanze ni match itaranshimishije gukuza ikipe nka Musanze yatwara irebye twari kumwe kuri stade ya junior ya Marine na junior ya Musanze yego junior apana Marine nkuru no junior under 20 je nabashije kuyireba niba ikipe ya junior ya Musanze ikinira ku kibuga cy'inabire izika gusanga kuri synthetique kakurusha position de balle kana gutsinda nibaze noneho wayisanze mu kibazo ni impano tudafite se cyangwa wenda ni babana turushaka gushyiramo resultat tugushaka kubashyiramo resultat kandi bagomba gukina dukeneye umupira ntago dukeneye resultat ku bana abatoza ba Etincelle basabye ibyo bintu kugira ngo bajye banerekana abana ibyo bagezeho match nyinshi abemerera kujya bakina match nyinshi n'ikipe nkuru kugira ngo abana bazamure performance urwego rwabo banatinyuke bakina kandi ibyo tuba twifuza bafasha umutoza mukuru ufite skills ziri hejuru ibyo rero nibyo bintu biri muri Etincelle turayifuriza intsinzi ku munsi wo ku cyumweru
n'abakinnyi benshi bagiye bagaruka ndakubwiye ko Aimable yagarutse ari umukinnyi mwiza muri Misiri gukoreshwa muri axe central kundi niwo mwanya we kumushyira kuri gatandatu ni kwa kubura uko tubigira ni ya systeme nkubwira ku isi yose itagitwara igikombe gukinisha abakaseri babiri niyo mpamvu Aimable bamukuye ku mwanya yabasha kujya hagati niba ari mu axe central mumushyire muri axe central niba hari umurusha ajyemo niba ari uwarusha ajyemo hagaragara na competition kwigaragara sibyo yes turayifuriza rero intsinzi nk'ikipe yacu tuyiri inyuma no mu zindi match zose tuzakomeza tuyikurikirane ku cyumweru hari undi mukino uzahuza Rayon Sport n'ikipe ya Musanze bazakina saa 9 kuri Kigali Peri urebana gute wowe Musanze ni ikipe yashizemo abakinnyi b'abanyamahanga batatu harimo abavuye mu gihugu cya Kenya muri Kenya muri bose nagariho bavuye undi ashobora kuba ataravuye muri Kenya n'umunyagana ashobora kuba umunyagana sinzano yavuye ariko Murera Musanze nayo ni ikipe kuri synthetique ku bafana benshi bifite ikipe ifite ikizere cyo gutwara shampiyona yatakaje gutsinda match rimwe nganya rimwe yatsinzwe rimwe nganya habayeho rwangendanya ariko nge ndumva Murera igomba kwikamata kabisa ikaba hari undi mukino rero tuzakurikirana mwiza cyane Marine n'ikipe ya Gasogi match rwose twashishikariza abantu muzaze tunibukiranya yuko mu myaka 2 ishize Marine idatsinda Gasogi cyane sinzi niba mubizi nk'ukuntu Etincelle yapatanye Gasogi na Gasogi yapatanye Marine cyane Marine ibi bintu nibikureho aya namanota Marine ikeneye bandombe bazadufashe kabisa n'abagikamba Ndombe yarari mu mvune nabonye atari gukora imyitozo neza yaravunitse kuri match ya Gishuti ya Kivu Sport yagize akavune ari gukorera ku ruhande sinyeka ko ashobora kuzifashishwa kuri Gikamba yakina kuri mwanya we kandi Bagikamba barahari abo ba Fabio barahari Bobo yaragarutse mu myitozo ameze neza Marine ni ikipe ifite mediane nziza nabonye barajanye mu mwataka mushya sinabashe gukurikirana amakuru yiwe kwa mbere nzaba amakuru ye nzaba namenya aho yaturutse n'iki hari umukinnyi mushya w'umwataka nabonyemo dushobora kuba nshobora no kubaza Chamin ndakeka ayo makuru hari umwataka mushya nabonyemo rwose muri entraînement yambaye jezi ya nimero 7 babashe kumudukurikiranira tumenye ati yavuye he umukinnyi uzafasha Marine iki ni gutyo rero arizo nizo match nizo rendez-vous dufite muri weekend muri championnat y'u Rwanda kukiburaho na rendez-vous Premier League na Ligue rero muzakurikire match ya Rutsiro n'ikipe ya Police FC hano live Gerard Kells live tuzaba turi kuri stade mbere ho gato na match na nyuma yaho update zose tuzazibaha neza tabasha kuza kureba ikipe yanyu uzabasha gukurikira match hano tukiri rero mu yandi makuru dufite transfer nkeya z'abakinnyi b'abanyarwanda baje guhindura amakipe ariko ni ibintu byadutunguye umukinnyi Bizimana Djihad wari kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Bizimana Djihad wakinaga mu ikipe ya FC Kravenbas yo mu gihugu cya Ukraine akaba yatandukanye nayo yerekeza muri Libya mu ikipe ya Al Ahly Tripoli yasinyiye amasezerano y'imyaka 2 iyi kipe niyo Manzi Thierry nawe akinamo w'umunyarwanda ese Djihad ibi bintu byabayeho ne byagutunguye byantunguye ariko nanone ndazakubwira impamvu kandi wenda ngiye nguhereze uko ishusho yuko ngi ndi kubibona kubigaragara yasubiye inyuma yakinaga kuri yasubiye inyuma iri international no mukinnyi wakinnye amarushanwa ya CAF conference kandi bagarukira ku muryango nabwo bagomba kwinjira muri Europa bakoma n'ikipe yo muri Espagne ni Real Betis bari kujya muri Europa League bari kujya muri Europa nanjye ndi kugira urumva ko niba arageze kuri yo level uyu munsi akabaje muri Libya gukina izi Champions League za Africa izi Confederations za Africa twavuga ko wenda urwego rwa level yakinaga rwasubiye inyuma ariko Djihad nkuko tumaze no kubimenyera tumaze kubitumenyeza ntago ari umukinnyi ushobora kujya muri equipe ngo amare imyaka ako ngiye buriya ajyana kamara 2 gutyo nyine n'umukinnyi baje kumenyeza guhindura cyane kwasubiye inyuma Ndi kubona yasubiye inyuma cyane ariko ngi impamvu bitanunguye nuko nubundi nyine asanzwe ari umukinnyi uhindagura ama equipe cyane wenda ngera nizera ko nta gihindutse nyuma y'iyo myaka 2 ashobora kuzongera wenda kubona indi equipe iburayi kuko amaze kutwereka ko bishoboka ngiye ikintu cyanunguye nuko Djihad muri FC Kravenbas ni umukinnyi washoboraga kuba yakinaga iminota iri 70 kuzamura buri match yari titulaire yabaga muri first 11 za equipe yaba yamurekuye ibi ni ibintu navyo tugomba kwibazaho kinyi bacu b'abanyarwanda rwose iki kibazo ugasanga umuntu ni titulaire ahantu aho kuma equipe yamurekuye se niki kiba cyabiteye nta wamenya wenda
turakomeza gukurikira wenda nitugira izindi updates tumenya kuri transfer ya Jihad wenda tuzaza tubwira yasinye imyaka 2 ko bimeze. Yes, yasinye imyaka 2, ni imyaka myinshi. Ariko no muri Libya buriya ama equipe yacu afite ukuntu ahemba neza ku bushobozi. No se buriya yahemba neza kurusha muri Ukraine. Biragoye cyane. Biragoye wenda turuze ku updatinga kuri internet turebe wenda level z'imihembera champion ya Ukraine ni ya Libya. Turaza gukora abantu biratandukanye wenda nawe ku giti cye wenda nuko tutabona uko tuganira nawe niyo wakubwira n'ishusho n'impamvu nago twese twabimenya byadutunguye ni ibintu byabaye bitunguranye. Yego. Andi makuru wenda ku mukinnyi w'umunyarwanda nyine amahirwe masa kuri andi makuru ku mukinnyi w'umunyarwanda n'umukinnyi bita Raphael York. Uramuzi? Raphael York ndamubona. Ni umwe waje mu Mavubi bazaga amashami akabazitse coach kukinisha bakaseri hafi 3 ukatubwira ngo tudefande tuzatsinda ryari. Raphael York yagize ikibazo cy'imvune aho yakinaga amarigi adakina mu gihugu cya Sweden mu kipe ya Jeffrey Ifi yo muri Sweden asa kugira ikibazo cy'imvune amarigi adakina. Rero yaje kuvuga ati reka nge nigire nanjye muri Afrika nje kwikinira ya Z yo mu gihugu cya Egypt. Yes. Kipe ya Z iri ku mwanya wa 5 maybe muri championnat ya Misiri. Championnat ya Misiri ni championnat iteye imbere. Utanashyira kure cyane wenda kuri championnat ya Sweden ntabwo wabishyira kure cyane. Niba tabaga ama equipe wenda abashaka mu byiciro byo hasi yo ku mugabane w'Uburayi aje muri equipe ikomeye muri competition mu Misiri. Ko twagiye tubona abandi bakinnyi bagiye bava muri za Premier League bakaza muri Champions League. Misiri erega buri umuntu yari muri Egypt kure buri uko Misiri yita mama w'isi. Misiri ni igihugu cyageze empire yakolonije cyangwa iyobora isi imyaka myinshi. Misiri kubara no kwandika byavumbuwe n'abanyamisiri. Urumva? Misiri ni igihugu cyagiye cyamo intumwa nyinshi. Urumva? Misiri ni igihugu gikomeye gifite zira pyramide ziri muri Étoile 5 du monde. Urumva? Ibintu nyine biba bitangaje cyane. Misiri ni igihugu mu murage w'isi. Misiri ni igihugu gikomeye cyane. Misiri ni cyo gihugu gifite club ifite ibikombe byinshi ku isi byemewe na FIFA. Urumva? Misiri niho hari ikicaro cya CAF. Misiri ni igihugu kiri strong cyane no muri politike. Misiri ni igihugu gikomeye byatari ku buryo kuba umukinnyi yajya gukina muri Misiri n'ihirwe umunyarwanda Raphael York afate yongera asubire muri ritime mu mezi ari imbere tuzongera tumubone mu kipe izaza mushya. Ni ibintu bizadufasha cyane. Erega buranga ugeze muri Misiri barakwaza muri Afrika buriya byari bimeze bite niko bahita bakubaza ari abatipe bariyumva cyane. Rero niyo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi wo kwa 5. Andi makuru ni kwa mbere tubabwira resultats uko byagenze ibyabere mu mikino ntihabura mu tuntu dushya tuba dufite mukomeze mudukurikirane. Tuzafata ama interview menshi muzareba by'abatoza tuzaganira nabo ku munsi w'ejo ni byinshi n'ibintu byinshi kandi turabararitse ku bindi biganiro byacu mukomeze mudukurikire kandi n'abadore subscribe turabashimira n'abandi bose byatari ntago mwabyumva ariko ndakeka ko buri munsi tubisubiramo hano. Ni by'agaciro kuba mufata time mukareba ibiganiro byacu mukabilakinga mugashyira ama comment ubona n'abantu bibabisharinze. So ni by'agaciro cyane. Nkunda gukoresha ijambo ngo nyine n'abatabyemera ndakeka rimwe na rimwe ntabwo bakwemera n'ibintu byose. Ni ikibazo cy'igihe gusa bazemera yuko ibyo dukora ari ibintu byiza. Biragoye ko abantu bahita babyumva. Ni n'ibintu byiza abantu bari bamenye hano mu mujyi wa Gisenyi cyane ariko bazagenda babimenyera. So mbere yuko dusoza rero mukomeze mukurikire mu streaming indirimbo y'abahanzi Ishmobaya na Twin Vibes bafite indirimbo cyashya iri hanze muze kubareba kuri YouTube. Twanasharinze iyo ndirimbo abantu bagiye atandukanye. Hanyuma abantu mukeneye amarangi turabibutsa ko n'ahandi hantu mwayasanga uretse kwa Janat Auto Paint ni kuri Dodane hariya kuri station Marine. Afite amakaro afite amarangi afite ibikoresho byinshi by'ubwubatsi bigiye bitandukanye bijyanye na finissage akura mu Bushinwa mwamugana kabisa akabasavinga. Hanyuma n'amakaro nayo yamaze kuyazana muri Jana Auto Paint n'amakaro arimo meza yigira kwigurira ahantu hagiye atandukanye mu bihugu bimaze kubaka izina mu kuba bitunganya amakaro meza kandi agezweho. So we sign out. Imana ibarinde tuzasubire ejo turi kubereka match ya Rutsiro n'ikipe ya Police Kakure tuze gusubira rero kuri Stade Muganda. Murakoze.